Ya bimeze biti kuri ya YouTube channel yacu ibaza ngo gusarira umukobwa ngo umukobwa utagushaka. Ati nicyo kintu abasore benshi dukora ngo cyane cyane cyagiye umukobwa kwitwayeho nk'akana keza ngo turasara tukamera nk'imbwa iri kwiruka ku gufu. Ese ntago wiyubaha nta cyubahiro wiha? Kuba umukobwa akwitwayeho neza ntago bisobanuye ko agushaka. Buriya ngo nta kintu gisebetse cya gisebya umuhungu nko kuba uri kwiruka ku mukobwa umubangamira ariko we yakwihuriye uri kumubangamira. Ndibuka nanjye aya makosa nyakora, ndibuka nanjye ubwanjye aya makosa nigeze kuyakora. Nutuganirire ati nigeze gukundaho umuntu udashishikajwe nanjye utanshaka. Ntabwo urashishikajwe nanjye mu by'ukuri, yifuza kumvaho akagenda akampunga ariko njye mwihambiraho n'ubuzima bwanjye bwose. Ati icyo gihe nari umuswa. Ubu niyo nsubije amaso inyuma nibwo ibimenyetso binyereka neza ko uwo mukobwa atankundaga, atanshakaga, atarashishikajwe nanjye. Birashoboka ko yajyaga yicara akananseka ari kumwe n'inshuti ze kandi bari babifitiye uburenganzira. Kuko iyo utiyubashye ubwawe uba ugomba gufatwa, uba ugomba gufatwa nk'ikigoryi, nk'inzanga. Ariko rimwe na rimwe ntago nakwifuriza ko wowe wazababazwa ibi byiyumviro byawe bakabifata nk'imikino cyangwa se bakabikiniraho. Ariyo mpamvu tugiye kureba ibimenyetso 10 n'ibimenyetso 10. Ibimenyetso 10 byerekana ko umukobwa atakwiyumvamo, atagushaka. Bishobora kubabaza ibyumviro byawe cyangwa se bikababaza amarangamutima yawe, ariko niyo mpamvu mubwira ngo urebe iyi video uzatabara ubuzima bwawe bwose bwo kuba wababazwa n'abandi bagore cyangwa n'abandi bakobwa. Nyuma y'iyi video uraba ugiye kureba ni ikihe kintu cya mbere kigaragaza ko umukobwa mubirimo cyangwa umukobwa uri gutereta, uri kwihambiraho, ari kukwanga cyangwa se ari kugukatira, atagukunda. Numve ikimenyetso cya mbere niwo mwandikira amagambo menshi kurusha ayo akwandikira. Buriya abakobwa bavuga amagambo menshi. Ati ni gakeya ushobora kubona batuje, batari kwandikira abantu bakunda cyangwa batari kuvugisha abantu bakunda. Reka mbisubiremo nanone. Ati ni gakeya ushobora kubona bafunze umunwa cyangwa se bifashe batari kwandikira abantu bakunda. Iyo ubonye uri umusore uri kuvuga amagambo menshi cyangwa se uri kumwandikira ukandikira umukobwa kurushaho uko akwandikira, icyo ntabwo ari twavuga ko nawe utangiye kuba nk'abagore cyangwa utangiye kuba nk'abo, usigaye wandika cyangwa ukavuga utugambo twinshi nk'aho two bakakubwiye. Ahubwo ni n'ikigaragaza ko ari we muntu uciriritse kuri liste y'abantu afite nyine bamuterete. Cyane cyane niba ubona ari wowe ushyiramo imbaraga kugira ngo mu ikiganiro gikomeze, uri kuganira n'umukobwa ukabona nawe uri gushyiramo imbaraga, uri kumubwira we akakubwira ngo koko se burya se harya, menya ko atagukunda nk'uko umukunda, cyangwa se bimenya yuko atakwiyumvamo nk'uko umwiyumvamo. Ese waba utekereza ko ari uwo musore muvugana wenyine? Waba uri ikigoryi niba ari kutekereza, waba uri umuswa. Aho ushobora kuba gufata nk'uwa gatatu cyangwa akaba gufata nk'uwa kane. Birashoboka ko ari nawe waba uri kuri liste uri uwa nyuma. Ushobore kuba atari wowe muntu yiyumvamo wa mbere mu bantu yiyemera cyangwa se mu bantu afata nk'aho ari abantu akunda. Cyane cyane niba ukunda kwisanga kuri rwa ruhande rwo kwandika, umwandikira amagambo menshi ariko watagusubiza, ugatangira no kwishinja ibyawe kandi ko twasori twaki. Buriya ngo abagore ni ikintu kibarimo mu kwandikira abagabo bashaka, ndetse buriya ngo mu mutima wabo baba bameze nk'aho bashaka uburyo basohora ibyiyumviro byabo n'amarangamutima yabo bigaragariza abantu bakunda cyangwa se abantu bashaka. Rero niba ubona agusubiza utuntu turi aho tugufiya, agusubiza utuntu turi aho utugambo tugufiya twa tundi bajya bababwira akavuga ati, wamwandikira ukabona arakubwiye ngo koko se reka nzaba mbitekereza utuntu nk'utwo.
cyangwa twa tuntu tudashyushye, twa tuntu nyine tutarimo amarangamutima wumva ko ibintu uba uri kumubwira nawe aba birimo, cyangwa ukabona akwandikira ijambo rimwe gusa we wanditse ibintu byinshi, menya ko atagushaka, atanakwiyumvamo. Ikindi kintu cya kabiri, umukobwa uvuga ku bandi bagabo muri kumwe, cyangwa se umukobwa muri kumwe ari kuvuga ku bandi bagabo, niyo yaba ari kuvuga ku bantu b'ibyamamare bagafashe, ahubwo bari kuvuga ku bantu bahoze bakundana. Icyo ni ikintu kibabaza buri musore wese, cyangwa se ni ikintu utakishimira. Ndetse uwo mukobwa ntabwo aba akwiyumvamo, ntabwo aba atekereza uburyo uri bubifatemo. Ati uwo mukobwa mu buroke, noneho unamwibagirwe, kuko uwo mukobwa yakagombye kuba abarizwa kuri babandi ngo baba bari mu mihanda. Icya gatatu, umukobwa wigira uwo atariwe. Buriya twese turabizi, iyo umukobwa ari kubeshya atangira kwigira nk'aho hari undi muntu akunda cyangwa se ashishikajwe nawe muri kuganira, uri gusa nk'aho ushaka kumwereka ko hari ukuntu mwiyumvamo, we agahita yigira nk'aho hari undi muntu bakundana, akigira nk'aho yari asanzwe afite umukunzi, cyangwa se mwaba mukundana cyangwa mwaba muri kumwe, wamwandikira akigira nk'aho yari yasinziriye mu gihe wamwandikiraga. Ati ikintu cyo kuba bajijisha ni akantu bakunda gukora mu buryo bwo kugukatira badashaka kukubabaza, kuko abagore n'abakobwa ntabwo bazi guhita barasa ku ngingo nk'abagabo. Ndagira ngo unyumvire, buriya ngo hari impamvu batajya bavuga ngo ni umugore w'ijambo rye, hari impamvu batajya bavuga ngo ni umugore w'ijambo rye, bakavuga ngo ni umugabo w'ijambo rye, kubera ko akantu bita akanyoma cyangwa se ikintu bita kubeshya gishobora kuba inshuti yabo ya hafi. Ikintu bita kubeshya gishobora kuba inshuti yabo ya hafi. Rero uyu mukobwa cyangwa umugore yadashishikajwe nawe, akunda kwigira nk'aho n'ubundi bamufashe, yatwawe, yajyanywe, cyangwa se akakubwira ati ningira gahunda nzaba nkubwira, cyangwa se ugasanga niba mugiye nko guhura musabye akanya ngo muze kuganira, muze kugira ibyo muvugaho, agahita akubwira ati ndaza kumanza ndebe kalendare yanjye, ndebe akazi kanjye, ibintu byanjye byose uburyo bipanze, ndebe niba ndakuboneramo akanya. Utanyumva nabi, ntabwo nigeze mvuga ko umukobwa adashobora kubahuza ahugiye ku kintu runaka, hari ikintu ari gukora cyangwa ikintu cyamuhuza mu buzima bwe, ariko umugabo, wa mugabo nyamugabo cyangwa se wa mugabo w'agaciro kuri we, iyo amwandikiye akamubwira ati ngwino duhurire ahantu, bya bintu byo kuvuga ngo aramanza arebe kuri kalendare cyangwa arebe ibintu afite ari bukore uwo munsi, ntabwo abyitaho cyangwa abiha umwanya, ntabwo ajya atinza mu mayira. Wumve. Icya kane, umukobwa atakubaza ibibazo bikwerekeyeho ku giti cyawe, ngo akubaze ibibazo byawe bwite ubone ko ari kukwinjirira. Buriya ikintu bita amayobera ni ikintu kidasanzwe, kandi ni ikintu gikunda gukurura, cyane cyane kigakurura abagore. Noneho niba ubona adashishikajwe nawe, ubona ko adashaka kukumenya, adafite ayo matsiko yo kukumenya nk'umugabo, menya ko uwo mukobwa byaba ari amahirwe ya hafi ya ntayo yo kuba ashishikajwe nawe cyangwa kwiyumvamo. Wumva aka kantu witonze musore, cyangwa uri kunyumva we wundi. Buriya ngo abasore benshi cyangwa abantu benshi b'abagabo batekereza ko baba bari kuganira n'abakobwa babemeje, kwa kundi uba ugenda uvuga ati uriya mukobwa turaganira, ngiye wana hari ukuntu njya muganiza, ariko mu by'ukuri baba bari kwiganiza bo ubwabo. Niba umukobwa atajya kubaza ibibazo, ngakubaze ibibazo runaka biri seriye, ukumva akubaza twa tubazo buri muntu wese yakubaza, ngakubaza ariko ubundi wowe bana nande, famiye yawe, ibiki n'ibiki, menya ko adashishikajwe nawe. Kubera iki? Umukobwa ugushaka washishikajwe nawe cyangwa se wagize umuntu akunda, aba ashaka kumumenyaho buri kantu kose, akajya ku mbuga nkoranyambaga ze akareba niba yaba afite nk'umukunzi, cyangwa se akabaza inshuti ze zindi, akavuga ati ariko nta muntu uzi amakuru ye ngo ambwire ibye. Buriya ngo
umukobwa iyo yashishikajwe nawe aragenda nyine agashaka amakuru akwerekeyeho ahantu hose, akagenda abaza. Umva iyo ageze amahirwe mugasohokana aba ashaka kukumenyaho ibindi byinshi byimbitse, akakubaza ibibazo. Rero n'ubu ubona nta tubazo ajya kubaza, aba ari aho ngaho gusa. Ukabona mujya muganira utuntu turi aho, yaganira n'umuhisi n'umugenzi nk'ibisanzwe, menya ko umukobwa atagukunda. Icya gatanu, umukobwa. Wa mukobwa mupanga ikintu, iri jambo kugira ngo ryumve neza, waba wari ukundana n'umukobwa cyangwa se waba wari wapanze ibintu n'umukobwa akakwemerera akabikansuringa cyangwa se akabihagarika ku munota wa nyuma. Ati ibyo niba bibaye inshuro imwe cyangwa bikaba ari ubwa mbere, birashoboka ko atari ibintu aba yagizemo uruhare, wenda hari nk'imbogamizi aba yagize. Ariko ese wabonye aza byibura akagusaba imbabazi? Byibura se wabonye ko gahunda itaha ari wowe washyizemo imbaraga avuga ati noneho tuzongere duhure? Umukobwa akwiciye gahunda bwa mbere, mweretse ko nta ribi, byibura yaje asaba imbabazi, ubona ko ari ibintu byamugwiririye. Cyangwa se wabonye ko noneho gahunda y'ubutaha ari we muntu washyizemo imbaraga kugira ngo muzongere muhure, cyane wowe ugiye kongera ugashyiramo imbaraga. Niba ubona atabishyizemo imbaraga kugira ngo kuri gahunda y'ubutaha muzongere muhure, cyangwa ngo aza gusaba imbabazi, ni ibintu aba yakoze ku bushake bwe. Kubera ko umugore utagushaka niwo muntu mubi cyane, kuba yakwangiza igihe cyawe ni ibintu bimushimisha. Icya gatandatu, umukobwa mukunda kuba muri kumwe ukabona ahora muri telefone buri gihe. Niba uri kumwe n'umukobwa ukabona buri gihe ahora yarangajwe na telefone ye, menya ko umukobwa atagukunda, ikindi atakubaha cyangwa adashishikajwe nawe. Ese waba utekereza ko aba ari kureba ibintu by'ingenzi muri telefone ye? Ese utekereza ko yaba ari wa mugore ugira akazi runaka kamusaba guhora ari mu matelefone ye? Oya, aba ari kwirebera abandi bantu b'ibyamamare bakurenze ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa akaba ari kwandikira undi muntu wenda runaka cyangwa se undi muntu yiyumvamo atari wowe. Ati ikintu cyonyine wagakoze nk'umuntu w'umugabo, umva ugomba guhita uhaguruka ugahita umuyoba mu gihe akirangariye muri telefone, ugahita wigendera. Icya karindwi kikwereka ko umukobwa atagukunda, cyangwa se niyo yaba yigira ko agukunda atagukunda. Umukobwa ushaka ngo muhurire ahantu runaka, wenda mwari mwavuze ko muri busohokera ahantu, ariko akakubwira ati duhurire hafi wanyu. Buri umugore iyo atagushaka cyangwa adashaka guhura n'umuntu, arakubwira ati duhurire hafi, akabishyiramo ibintu by'imibare nyine, ariko ntabwo bashishikajwe nawe, nta nubwo bagukunda. Buriya ngo abagore bafite amahitamo menshi iyo bigeze mu gihe cyo kuba bahitamo abasore bashaka cyangwa abagabo bakunda. Nibo bantu baba bafitemo amahitamo ya mbere iyo kuba bahitamo abantu bakunda. Rero niba atari wowe uza kuri liste y'abasore yemera cyangwa y'umusore yemera, umva azahita atangira kubishyiramo imibare. Niba mugiye guhura, ahita atangira kwibaza nawe ayahe mafaranga arangana iki agiye gutakaza, maze areke kubishyiramo imbaraga, cyangwa se avuga ati naba mpombye hano, ntabwo ari ngombwa ngo inze ujye guhura n'uriya musore kuko atari nimero ya mbere yemera. Ngo ariko iyo ari nimero ya mbere y'umusore yemera, umva ashobora kugenda akagenda ibihugu n'ibihugu agiye guhura n'umugabo w'inzozi ze, cyangwa se wa mugabo aha agaciro, nta kintu atakora kugira ngo akugereho cyangwa se aze guhura nawe. Rero niba ubona umukobwa mubwira ngo muhure, ukabona ngo duhurire hafi, ntibivuze ko hari abandi bamubwira ngo tega imodoka cyangwa fata akamodoka uze unsange hano, kandi akagafata ku mafaranga akuye ku mufuka we cyangwa akorera. Rero nibyo nabyo byo bitekerezaho, bitari ibyo uri gutakaza igihe cyawe ku mugore utagukunda nk'uko umukunda. Ibyo bimenye. Icya munani, umukobwa uba udashaka ko muba muri kumwe mwenyine. Buriya niba ubona akunda kuzana inshuti ze, ni mu gihe mugiye guhurira ahantu ukabona aje ari kumwe n'inshuti ze, cyangwa se azanye abantu benshi kugira ngo muganirire hamwe mutari mwembi mwenyine,
something together. cyangwa ugasanga niba mugiye gukora ikintu ari gushaka guhuruza abandi bantu, You should probably forget. menya ko uwo mukobwa wakagombye kumwibagirwa ukamwikuramo. Umukobwa ntago agushaka, nagashishikajwe nawe. Ikintu cya mbere wakagombye gukora, siba nimero ye, Keep it moving. noneho umusige wikomereza ubuzima, Alone with kubera ko abagore nibo bantu bakunda kuba bari kumwe n'abagabo bemera cyangwa n'abasore bakunda alone. ari bonyine, ntabwo ari abasore gusa babikunda. They truly want. Number 9. icyo kintu, Not excited when you ask her. umukobwa utajya usara cyangwa se ngo ubone yabisamadukiye umusabye ngo umusohokane. If a lady did Buriya umukobwa aba yifuza ko hari igihe uzafata nk'akanya ukamusaba ngo umusohoke. excited when you finally make your Umva biramushimisha. contrast, if she stalls, Ariko unsure, niba ubona uri kumubwira ngo umusohoke ukabona wagira ngo ntago azi ibyarimo, very happy. cyangwa ukabona ntago abyishimiye, ntago ahise asamaduka, cyangwa ukabona ari kumanza gutekereza, ari kubitekerezaho cyane. Listen, Umva women ku bagore stout by the guy they baba bashaka gusohokana n'umusore bishimiye, moment ndetse nicyo gihe cyane kibashimisha kuba basohokanye n'umuntu bakunda. with the thrill of possibility, Ntumve, romance, kuko baba babona ari ibintu byiza cyane, or cyangwa ibintu bigaragaza koko wa muntu mukundana. Yes. Ariko ntabwo mvuze ngo niba ubonye umukobwa amusohokanye ngo aragukunda cyangwa arakwishimiye, nanone ujye umanza urebe, usubize amaso inyuma, see me urebe wibaza uti ese kuki mubwiye ngo dusohoke ukabona yagiye abitekerezaho, nyuma araje arakubwiye ngo ngaho dusohoke. Ujye ubitekerezaho, are good that she's not saying yes for the right reason. ujye umenya ko atari impamvu zimavuze ngo yego tuzasohokane nta ribi. Hari igihe Using you aba ashaka kugukoresha money, cyangwa agakoresha amafaranga yawe cyangwa akakurya amafaranga, avuga ati hari ahantu agiye kunsohokana harahenze, nubwo ntamukunda reka dusohokane. isn't sure how to let you down. cyangwa akaba avuga ati Spotting her ntago uyu musore nabona uburyo mukatira, ntarebe reka ngende nirire amafaranga ye n'ubundi ubuzima bukomeze. wealth, Ariko uwo mukobwa nawe ngo ntago aba agukunda. Icya cumi, face. umukobwa uba udashaka ngo ukore ku hantu he hibanga. Women Buriya ngo abagore loved by men bakunda gukorwaho n'abagabo cyangwa n'abasore bashaka, cyangwa abasore baba barasariye. contract. Iyo ubakozeho baba bumva ari ibintu byiza cyane. Ntabwo mvuze kumukora ahantu hibanga, ntabwo ari hantu muketse, Like physical. badavuga ahandi. Man, they're Wowe bashaka ko wamukorera nka massage. listen. Ndagira unyumve neza. Doesn't allow Uri umugore niba adashaka ngo umukore cyo mukobwa cyangwa ukore ngo ku myanya y'ibanga, into you. ntago agukunda. Think about it. Bitekerezeho. Twese turabizi iyo umuntu utakunda cyangwa utishimira, Go up. iyo agukozeho buriya uba wumva ari kukubangamira, wumva mbese utabyishimiye. Rero ngo umukobwa iri kumukorakoraho atagukunda, ngo aba yumva yanakurukaho. Listen. Ndagira unyumve neza. Doesn't allow Umuntu udakunda cyangwa se umuntu utishimira, iyo akwegereye ntabwo uba ushaka ngo agere ahantu hawe cyangwa se agukoreho. Reka reka, because a barrier that's being crossed by some kubera ko uwo muntu iyo aharenze unconfident, uba wumva utatuje, utabize neza, even disrespect. ndetse uba wumva ari nk'agasuzuguro. Now, Rero a woman really niba umukobwa muri kumwe agukunda, ntabwo ibyo azabyitaho kuba ukoze ahantu hibanga, pulling back as you come close. ndetse nta n'ubwo azaguhagarika ngo mukuba wamukoraho. Reka reka, Not interested in you. ariko naba adashishikajwe nawe, Matter if she is smiling or acting. cyangwa ukabona ari guseka nkaho ntacyo bimutwaye, ukaba uri kumukoraho abyanga, ariko ukabona ari guseka, utazagira ngo yagukunze. Reka reka, Her actions have already said more than her smile. kuko ibikorwa bye nibyo biba bigaragaza uko ari cyangwa se uko akwiyumvamo kurusha iyo nseko ari kukwereka. She doesn't mind when you invade her personal space. Iya bimeze biti, nibyo bintu 10. Niba ubona ibi bintu 10 ku mukobwa, menya ko atagukunda. Nk'uko umukunda